Leta y'u Rwanda yemereye hoteli, utubari, resitora n'utubyiniro gukora kugeza saa 8 zo mu rukerera kuva ku wa mbere kugeza ku wa kane, naho kuva ku wa gatanu kugera ku cyumweru bikaba byakora bigakesha. Mu itangazo RDB yashyize hanze yavuze ko iki cyemezo gitangira gukurikizwa kuva kuri uyu wa 10 Ukuboza 2024 kugeza tariki ya 5 Mutarama 2025. Yavuze ko kiri mu murongo wo gufasha abaturarwanda kwizihiza iminsi mikuru isoza umwaka. Mu w'ibihumbi 2023 nibwo u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gushyiraho amasaha ntarengwa yo gufunga utubari, utubyiniro na resitora. Guverinoma yafashe icyemezo ko ibikorwa na serivisi byose bitari iby'ingenzi bizajya bifunga saa 7 z'ijoro mu minsi y'imibyizi, naho mu mpera z'icyumweru ku wa gatanu no ku wa gatandatu bifunge saa 8 z'ijoro. Ni umwanzuro ugamije kunoza imitunganyirize n'imikorere y'ibikorwa by'imyidagaduro mu masaha y'ijoro no gukumira urusaku rubangamira umudendezo w'abaturarwanda. Leta yavuze kandi ko hari byinshi byashingiweho hafatwa iki cyemezo, birimo no gushyigikira gahunda ya leta imaze iminsi itangiye yo kurwanya ubusinzi cyane cyane mu rubyiruko. Njye na Thierry Areniyigena, iyi ni NHT10 TV.